mu munota umwe gusa umva akababaro k'uyu musore. Rest and think. Akimara kwicaraho mu gikari akazuba karimo kava, nuko umwuzukuru asohoka mu nzu arazicara uruhande rwa sekuru we. Nuko umuhungu aracyura ati isogokuru ndabirambiwe ngiye kubireka. Sogokuru arahindukira ati mwana wanjye urambiwe ibiki ugiye kureka ibiki? Ati urukundo ndarurambiwe misemo kubireka imyaka ibaye myinshi. Nakunze umukobwa mwiza cyane tumarana imyaka igera kuri 4. Twemeranya kuzabana akambira umugore nkamubera umugabo. Nuko arangije aragenda ngo ntiyabana n'umusore umukene wabaciyeho. Umutima wanjye urambwira ngo uzize ubukene kura cyane ushaka amafaranga. Naje kubona undi mukobwa nawe naramukunze cyane nuko mwimariramo. Kubera ko tumaranye igihe kirekire nk'imyaka igera kuri 3 ngeze naho mbibwira inshuti zanjye zirabimenya. Ngize ngo ndashaka kubibwira ababyeyi banjye babimenye dutangiye gupanga iby'ubukwe nuko abaciyeho. Ngo nta nzu mfite nta mirima mfite ngo ndi umukene abaragiye. Naje kubaka inzu nziza cyane ngura n'imirima kuko nabonaga ibyo bagenda banyangira byose mbibura ariko nkabibona. Nuko nza kuba ndi kugenda nkubitana n'undi mukobwa mwiza cyane akaba yari umunyeshuri. Uwo twamaranye igihe kirekire cyane kuko yari ari ku ishuri nuko ndamutegereza. Nakoraga uko nshoboye kose nkanamufasha no kwiga no mu myigire yewe nkabigiramo uruhare. Akimara gusoza nta gihe gito yahise acaho. Ngo sinzi kurimba nambara akenda kamwe, sinzi kumusohokana, sinzi kubyina. Ngo yewe nta moto nta modoka mfite byazajya bimutwara ku ishuri cyangwa se mu kazi. Uwo nawe abaciyeho. Numvishe umutwe undiye cyane, stress zirandenga nuko ndabihagarika. Nahagaritse kongera gukunda imyaka igera kuri 3. Umutima urambwira ati ongera usubire mu rukundo henga bizakunda. Naje kubona n'umukobwa twiganye yarazi imico yanjye nanjye nzi imico ye henga nkumva ko ibyo ngibyo byamfasha kuzamukunda byiteka. Ariko nawe rubanda rwamunciyeho. Twarakundanye biratinda nyuma y'amezi 3 gusa yahise acaho. Ngo niduhuje amoko ngo nize amashuri menshi kumurusha ngo mfite umutungo mwinshi kumurusha ngo nta kintu yari yageraho ngo nitwabana ngo ntiyabana n'uwo bareshya. Ibyo rero ndabirambiwe ndabiretse bivuyemo. Nuko sogokuru arahaguruka afata akabando ke afata n'ikiganza cy'awo musore binjira mu nzu rero aho hafi mu gikoni. Umusaza afata umwambi w'ikibiriti afata n'utwatsi ashira mu ziko aracana umuriro uraka. Afata agacupa kari karaho hafi kamwe kavamo amazi agashira muri wa muriro ari kugurumana. Mu munota umwe gusa agacupa kari kamaze kuba umuyonga kamaze kuba ivu. Umwotsi n'umunuko byabigumaga bizamuka bibica mu maso ku buryo amaso yahise atukura. Kubera ko hari hafunze ntiwabonagaho wa mwotsi uri guca. Agacupa kamaze kuba ivu barasohoka basubira kuri twa dutebe twabo. Umusaza ati mwana wanjye ibyo ubonye ni ukuri. Uko kariya agacupa kabaye ivu ni nako ibintu byose bishira bikabura wari ufite bikagenda bikayonga bikabivu. Uko kabaye ivu kandi ni nako urukundo rwanyu rw'iyi minsi rumeze. Urukundo rwanyu rw'iyi minsi nta mutima mushiramo nta umuntu mushiramo n'urwagahararo. Uko umwotsi wazamukaga kandi wirukanka ni nako baza birukanka bagukunda bitewe n'ibyo ufite. Iyo bamaze gushira barirukanka nabo bagasura umwana wanjye. Gusa dore ibintu ugomba kugenderaho igihe ugiye gukunda mwana wanjye. Icyambere mwana wanjye ntuzige wirukanka ku rukundo. Reka urukundo rukwirukankemo ruze rugusanga maze nurukwirukankaho uzarureke rugufate maze nawe urufate. Ntuzigere urekura bizatuma uruhorana byiteka mwana wanjye. Uzakunda uzamubwiza ukuri mwana wanjye.
burya ukuri kurubaka mwana wanjye. Rero uzongera gukundana nawe uzamubwize ukuri, umubwire imico yawe, imitungo ufite, amashuri wize, umuryango wawe uko ungana n'uko ureshya, byose henga bizatuma agukunda mwana wanjye. Ntuzigere uhatiriza umukobwa cyangwa umuhungu bagukunde. Azaza yirukanka kubera imbaraga zawe ukoresheje n'ibintu zawe ufite, ariko nimara gushira azirukanka nawe asubireyo. Azagukunda kubw'impamvu, umunsi iyo mpamvu yarangiye nawe azasubirayo. Icya gatanu mwana wanjye ugomba gukora kandi gikomeye cyane, cyumve. Uzige gusenga mwana wanjye, kuko nk'umugore mwiza umuhabwa n'Imana, kandi byose bihira abakunda Imana. Inkundo zanyu z'iyi minsi murakunda, nimusenga, nimubishira Nyagasani ngo abyumve. Cyangwa haguruka mwana wanjye, akaboro gashire, ugende wige gukunda, kandi uzakunda muzarambane. Iyi nkuru yabayeho ni impamo. Rest and think. Nitwa Eric Nshimimana. Teyamo.